dushima Imana uyu mugoroba kiduhaye ibihe byiza by'amateraniro kandi ni byiza koko. Imana izi ibihe byawe kuruta undi muntu wese uko yabimenya. Imana ni ukuri. Ushobora kubwira umuntu iby'ibihe byawe kugira ngo umugishe inama cyangwa umusabe inkunga yo gusenga, ariko niyo wabiceceka, Imana yo izi ibihe uri kunyuramo, izi igihe ubimazemo, izi igihe bizarangirira, izi igihe byatangiriye. Yigeze kubwira Yesaya ngo ndeba mpera mu itangira ngo nkareba mu iherezo. Niko Imana yabwiye Yesaya. Yaramubwiye ngo mpera mu itangira nkareba he, niho hakomoka izina rivuga ngo ni Alpha na Omega. Ni Imana yitangira, ni Imana yiherezo. Nahoze ndeba abantu rero baje muri ibi bihe byiza byo gusenga, Mwuka w'Imana kamwanga abo bose no murariko nabararitse. Hari ibintu Imana ishaka kuvugana natwe. Haleluya. Hari ibintu Imana ishaka kuvugana nawe. Hari urujijo Imana ishaka kugukuramo. Ntitwayeho icyubahiro. Hari urujijo. Hari igihe umuntu asenga ariko ari mu rujijo, yibaza ngo mbese ibi ni ibiki bingwiririye, ese ibi bintu bijeho byo ni ibiki, ese ibi bintu ndi kunyura mu Mana, ibi bintu ni ibiki. Ariko Imana izi ibihe byawe. Haleluya. Iramya ngo uyu mugoroba ubambwirire ngo nzi ibihe byabo kuruta undi wese uko yabimenya. Tuvuge ngo amen. N'abana bawe bashobora kutamenya ibihe byawe, yewe n'umufasha cyangwa n'umutware wawe ashobora kutamenya ibintu uri gucamo, ariko Imana yabwiye Mose ngo nitegereje Abisiraheli menya uko bameze. Niyo mpamvu uyu mugoroba amagambo tugiye kuvugana, abazi kwandika abafite aho bayashyira, ni amagambo Imana ishaka kugukuramo mu rujijo. Irambwira ngo bambwirire aya magambo kugira ngo imitima yabo ikomere. Ubambwirire aya magambo kugira ngo imitima yabo ikomere. Reka mbaze iki kibazo, ariko twese twavuga ngo yego, ariko reka mbaze tubishimane. Hari umuntu ukeneye ko Imana ivugana nawe? Twese nibyo, twese turabikeneye, turabishaka, ariko hari igihe ugera ukumva ukeneye ko Imana ivugana nawe. Murabizi Yosefa, twese twabishaka kuko ijwi ry'Imana ni ryiza, ariko hari igihe kigera ukumva Imana yavuga. Yosefa ikuganirize kabisa. Hari igihe kigera ukumva Imana yavugana n'ubuzima bwawe. Ukumva Imana yavuga, amakorasi meza tugasirimba ni byiza, ariko hari igihe kigera kumva Imana yavuga. Bibiliya ivuga ngo kure y'urusaku n'induru ngo niho abakiranutsi bavoma amariba y'agakiza. Ukumva Imana yavuga. Uze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, imiruhira barembeshe, urusaku rurabaruhije. Hari igihe wumva Imana. Dawidi yigeze kugera mu gihe ibintu biramucanga. Muribuka ko yasutswe amavuta, muribuka ko ijuru ryavuganye nawe, ariko ibintu yanyuragamo byari ibintu binyuranye n'ibintu Imana yavuze. Noneho rimwe ngajya kwa Samweli i Rama ahungiyeyo, aramuga ngo aho bigeze ndananiwe. Ndananiwe. Ibintu Imana yagutumye bizaba ryari? Aramuga ngo kandi ikindi, noneho Sawuli ari inyuma yanjye ngo angenze ngo anyice. Aramubwira ngo ndananiwe. Samweli abona ntiyamuganiza, abona nta kintu yamubwira, amwitegereje, abona akeneye ko Imana yavugana nawe. Bikava mu nduru, bikava abona akeneye ko hari ikintu Imana yavugana nawe. Amujyana i Rama na Yoti ku musozi w'abahanuzi kugira ngo yumve, kuko Samweli ntacyo yari afite cyo kumubwira, ariko Imana yo
Imana reka mbabwire, birashoboka ko abantu ntacyo bafite cyo kukubwira, ariko Imana iracyafite ibyo kuvugana n'abantu bayo. Irambwa ngo bambwirire ngo nzi ibihe byabo kuruta undi wese uko yabimenya. Impa ijambo rero. Hari abantu bakeneye ko Imana ivugana naho, igira ibintu ivugaho. Ibi tega amatwi. Yesaya 41 umurongo wa 10. Aya magambo ko tugiye kuyavuga ni amagambo 8. Yesaya 41 umurongo wa 10. Yesaya 41:10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya gukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamwari, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. N'iri jambo Imana irangije rikatamo ibice, impamo ibice 8. Abantu bageze hano, tega amatwi wumva ibintu Imana ivuganye nawe. Abari mu muraba, abari mu bwato, umuraba wabaye mwinshi, abo Satani ari gukoza hirya ari gukoza hino, abi bitekerezo bigiye kure, abari kwibaza ngo mbese Mana ni ryari, abari kwibaza ngo mbese Mana kumpanye, abari kwibaza ngo mbese Mana uri kumwe nanjye, abari kwibaza ngo mbese Mana uri hehe. Tega amatwi wumve. Mana ishimwe. Abantu Satani acanganyikishije kuva mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, ibintu byaradogereye, ibintu byabaye akavuyo, iwawe byabaye akavuyo, mu buzima byabaye akavuyo. Uribaza ngo mbese ko nsenga ibi ni ibiki, mbese ko nabanye n'Imana, Imana injenjeri, mbese ko nakoranye nayo, Imana ni ibimembye. Tega amatwi wumva ukuntu Imana ivuze. Ese ko nakoreye Imana, mbese Imana ni ibimembye. Icyambere yambwiye ngo nkubwire ngo ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Bene data, abantu ntago babizi, ariko Imana ihagaze iruhande rwawe. Irambwira ngo iki kibakomeze, iki kibashyiremo ibyiringiro. Uwambwira ngo nibatinye ndi kumwe nabo. Nubwo abantu bakuvuye iruhande, nubwo nawe uri kumwe nawe, nubwo nawe uhagararanye nawe, ariko Imana iri kumwe nawe. Bibiliya ivuga ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ngo mbese umubisha yadutwara iki? Irambwira ngo bambwirire ngo ndi kumwe nabo. Tuhereze Imana icyubahiro. Byandika ahantu, bishyira ahantu. Irambwira ngo bambwire ngo kuva turi tariki 10 ubabwire ngo ndi kumwe nabo. Ariko icyo kintu wagifashe nk'ikintu gikomeye. Ubambwirire ngo ndi kumwe nabo, ndi mu ruhande rwabo, ku manywa ndi kumwe nabo, nijoro ndi kumwe nabo, baryamye ndi kumwe nabo, bagenda ndi kumwe nabo, bakora ndi kumwe nabo, mu ngo zabo ndi kumwe nabo. Ubwoba nibushire, ubwoba niburangire, Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Bahaguruka, barwana, bakora ibiki, Imana iri kumwe nawe. Tuyizamurira icyubahiro. Nicyo cyakomezaga Dawidi. Yaravuze ngo ubwo Goliyati akomeye, njyewe nkaba nciriritse ndi n'umwana muto, ariko ikintu mpagazeho ni uko Imana iri mu ruhande rwanjye. Lotakilasi volai. Ubambwirira ngo ndi kumwe nabo. Mana we, Imana yabwiye Mose bahagurutse mu gihugu cya Egiputa, yaramubwiye ngo nzajyana nawe nindangiza mbakize. Iryo jambo agira ngo Imana ipfuye kurivuga, ariko
Imana yari yabonye ibiri imbere, irambwira ngo bambwire ngo ndi kumwe nabo. Uko byagenda kose, ibigiye kuvuka, ibizavuka ejo, ibizavuka mu kwa karindwi, Imana iri kumwe nawe. Ibizavuka muri kiriya cyumweru, Uwiteka tugumane mwami. Haleluya mwami, tugumane, tugumane, tugumane mwami. Haleluya mwami, tugumane. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Azamuka ndi kumwe nabo, amanuka ndi kumwe nabo, mu makorosi ndi kumwe nabo, mu magambo ndi kumwe nabo, mu ntambara ndi kumwe nabo, abantu bose bazajya zaba ndi kumwe nabo. Irambwira ngo bambwirire ngo ndi kumwe nabo. Mana ishimwe. Kandi reka mbabwire, maze igihe mbwira abantu iki kintu, dukwiye kugendana n'Imana ku buryo twayitabaza igihe icyo ari cyo cyose, tutabanje gukabakaba, tutabanje kwibaza ngo biragenda bite, ukamenya ko Imana iri mu ruhande. Reka mbabwire, nugera hakomeye vuga ngo ntabara. Gusa yambwiye ngo ndi kumwe, ndi kumwe nabo, ndi kumwe nabo. Kandi reka mbabwire, ku manywa ndi kumwe nabo, nijoro ndi kumwe nabo, njyewe Uwiteka ndi kumwe. Harabacakiye, harabumvisemo ndi kumwe nabo. Babwire ngo ubwoba nibushire, babyeyi ubwoba nibushire, Imana iri kumwe nawe. Bagabo ubwoba nibushire, Imana iri kumwe nawe. Basore bakobwa ubwoba nibushire, ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha yadutwara iki? Ubambwirire ngo ndi kumwe. Bantu ntabyo bazi ariko iri kumwe nawe, bantu ntabyo babona ariko Imana. Reka mbabwire, aya magambo yaje akomeye. Ibambwira ngo genda ubambwirire bave mu rujijo. Satani ye kubatera ubwoba, Satani ye kubakura imitima. Ubambwirire ngo icyambere, Uwiteka ari kumwe. Ryari yemwe ibihe byose ndi kumwe nabo. Kabiri, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Bene data, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Kamabwira ikintu Imana yambwiye kuri iri jambo, nakunze Imana kandi nanone. Ntukihebe kuko ndi kumwe, kuko ndi Imana yawe. Reka mbabwire bene data, musoze kwandika mbabwire, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Irambwira ngo bambwirire ngo ndi Imana ifite byose bakenera. Ndi Imana ifite byose bakenera. Reka mbabwire, abakabikoze nibashake babe baroreye. Bakuntu yabwiye Isiraheli ngo yewe Isiraheli we nahetse ukiri mu nda ya nyoko, nkaguterura ukivuka, nzaguheka kugeza imvi. Yesu we, Imana ishimwe. Nigeze numva abarokore bavuga ngo Imana yacu ngo ironsa ngo igacutsa. Imana nticutsa, Imana nticutsa, icucije twashira. Yatwemereye kuduheka kugeza imvi. Irambwira ngo wikwiheba, ndi Imana ifite byose bakenera. Twayihaye icyubahiro ariko. Ndi Imana ifite bingahe? Bingahe yemwe? Ndi Imana ifite byose. N'uyu mugoroba igufitiye byose wakenera. N'uyu mugoroba yakizira. Bavuze ngo amen. Ndi Imana ifite byose. Bagira bate? Hari ijambo ndi gushaka, hari ijambo riri muri Zaburi. Ndi Imana ifite byose. Bagira bate? Urabyizeye? Ifite? Twagira dute yemwe? Alala ko ntaribona. Zaburi 76 umurongo wa 7. Reka nyibasomere. Ndi Imana ifite byose bakenera. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe.
Zaburi 76 umurongo waho wa 7. Zaburi 76 7. Ndariza ariko igice cyaryo ririmo ntago kiri kuza. Ni ijambo rivuga ngo muri Kristo harimo imigisha y'uburyo bwose. Mu Mana ni Paul wabivuze. Paul yavuze ngo muri Kristo ngo harimo imigisha y'uburyo bwose. Ntago ni kwibuka igice ririmo. Muri Yesu irambwira ngo uyu mugoroba ubambwirire ngo bikwiheba kuko ndi Imana yabo. Beneda, abantu nibashake babe baguhindutse niko duteye. Abantu nibashake babe bisubiyeho niko tumeze. Abantu nibashake babe babinaniwe kuko niyo natire yacu. Ariko ijuru ryamwe ngo uyu mugoroba ndi Imana ifite byose bakenera. Iri jambo rishyira ahantu ntukihebe kuko ndi Imana. 3 irambwira ngo uyu mugoroba ndashaka kubakura mu rujisho. Imana ishimwe. 3 nzajya ngukomeza. Kuwa mbere ngukomeze, kuwa kabiri ngukomeze, kuwa gatatu ngukomeze, mu zuba ryinshi ngukomeze, mu mvura nyinshi ngukomeze. Tariki 10 irakubwiye ngo nzajya ngukomeza. Ariko hari abantu Imana yigeze ikomezaho ngo duhereze icyubahiro bitari mu kavuyo, ariko nibitaragukomeje ukwirirwa umanika. Ariko niba yarigeze igukomeza, niba itaragukomeza ntutwigane. Ariko niba yaragukomeje wankomereje umutima, niba warigeze kubona inkomezi kuri yo, umvise gusenga kwijwi ryanjye. Ufati wankomereje umutima uncitse intege, umvise gusenga kwijwi ryanjye. Haleluya, bambwire ngo nzajya bakomeza. Haleluya. Bazategereza amarira yawe ariko ntayo bazabona. Bazategereza kuganya kwawe ariko ntabwo bazategereza kusara. Bazategereza ko wiruka ku musozi ariko Imana yambwiye ngo nzajya mbakomeza. Reka mbabwire, Imana iyo yagukomeje bitandukanye no kwihagararaho. Iyo yagukomeje iragukomeza, ntabwo ari ukwihagararaho, iragukomeza. Niyo mpamvu twavuze ngo abantu yigeze gutiza inkomezi zayo tuyihe icubahiro, twabikoze. Ariko iramwe ngo bambwirire ngo nzajya mbakomeza. Ibyo ntitwabishimira Imana, kuko iyi si turimo kimwe kiravaho ikindi kiza, kimwe kivaho ikindi kiza. Ariko ivuganye nawe ngo nzabakomeza. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Bazagenda be kunanirwa, bazagenda be gucogora, bazagucisha amababa nk'ibisiga. Nzajya mbakomeza, mbemereye gukomezwa. Bene data, akira imbaraga z'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira imbaraga z'Imana zo kugufasha guca mu bihe, zo kugufasha kunyura mu bihe. Ibihe bitagusigaranye, ibihe bitaguhindanyije, ukabisohokamo umeze nk'izahabu. Niko Yobu yavuze. Irambwa ngo mbahaye imbaraga zo guca mu bihe, kuko ibihe biragoye. Ariko abazi Imana yawe bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ubambwire ngo mbahaye gukomera. Ibi nta mubyeyi wabiha umwana, ibi nta mwana wabiha umubyeyi. Izi ni imbaraga zitangwa n'ijuru gusa. Ijambo riratubwira ngo Yesu agera ku musozi wera Yono mu gashyamba k'Igetsimani, ngo ubwo yararebaga imbere Karuvari, ngo ajya gusenga, ngo ageze yabwira Imana ngo iki gikombe kindenge, ngo ariko abona ngo igikombe kukinyweraho byateguwe. Aravuga ngo bze kubuko nshaka ahubwo bibuko ushaka. Ngo ako kanya ngo ijuru rimanura izindi
ku musozi rayo irambwa ngo uyu mugoroba ubambwire ngo nzajya mbakomeza. Reka mbabwire ikintu kimanutse nibiza ibihe nibiza jya ubwira Imana mu mutima uyibwire ngo wibuke ko wanyemereye kunkomeza. Wibuke ko tariki 10 wanyemereye kugira ute. Hari abantu Imana iri kuvugana nabo. Wibuke ko wanyemereye kunkomeza. 4 nzajya ngutabara. Nzajya ngutabara. Intambara nizivuka ngutabare. Kandi reka mabwire iri jambo ndumva rije ukundi uyu mugoroba akira gutabarwa n'Imana. Sinzi urugamba urimo ariko Imana iraruzi. Sinzi urugamba umaze iminsi urwana ariko Imana iraruzi. Sinzi ahantu uri gusengera, sinzi nayo uri gusenga n'uburyo uri gusenga ariko Imana irabizi. Uyu mugoroba akira gutabarwa n'Imana. Akira ubutabazi buvuye ahera. Ku bantu babukeneye ariko kuba bukeneye akira gutabarwa n'Imana. Nzajya mbatabara ariko ibi bintu mwabinezerewe kaya amasezerano ari meza. Nzajya mbatabara. Nzajya mbatabara. Ku bantu twari kumwe Nyamata uyu munsi ibindi kuvuga sibyo twari kuvuga. Twari kumwe na Samuel, twari kumwe na Bamamaneri. Uyu munsi twari kuvuga imfatiro ebyiri cyari cyigisho ariko aya magambo yanjemo irambwira ngo hari abantu Satani yashyize mu rujijo. Hari abantu bakeneye kumva ikintu mvugana nabo kandi hari abantu Satani yihebesheje. Twari kubivuga niko ejo twari twavuze ngo uyu munsi turaza kubivuga. Cyangwa se muri terema y'imvugo zo mu isi abo Satani yacanganyikishije. Hari abantu Satani yacanganyikishije. Barimo bibaza ngo dukora iki, nkora iki, mbigenze nte. Hari abantu ibihe byabereye ibihe. Ariko Imana igiye kubisobanura ye. Bemereye gutabarwa. Nzajya mbatabara. Bemereye gutabaza. Reka mbabwire bene data uyu mugoroba hari ibintu Imana igiye gusobanura. Reka tuzemeranye mu isi y'umwuka hari ibintu Imana igiye gusobanura. Ababifite bikeneye gusobanurwa n'ijuru muhereze Imana ijuru. Hari ibintu Imana igiye gusobanura. Mwe byababereye amayobera. Muricara mwabuze igisubizo. Muricara mwabuze uko mubigenza. Irambwira ngo ugenda. Kandi kamubwire kuntu Imana imvugo umwuka wera yakoresheje. Yambwiye ngo tabara. Hari abantu Satani yihebesheje. Hari abantu Satani ajyanye kure. Tabara unjyanira aya magambo. Ubambwire ngo nzi ibihe byabo kurusha undi wese uko yabimenya. Irambwira ngo bambwire ngo nzajya ngira nte nzajya mbatabara. 5 nuko yasoma gusa tugasenga. 5 nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Bega byiza. Nzajya nkuramira. Kuramira icyo kinyarwanda kirumvikana. Kwa kundi nkino tishu yabigiye kugwa umuntu akayitangira itaragera hasi. Nkuko igikombe itasi yabiteretse hano umuntu akayisunika umuntu akayiramira itarashwanyuka. Ko mwabyumvise? Mbemereye kubaramira Satani atarabashwanya gusa. Bemereye kubaramira Satani ataramena amateka. Bemereye kubaramira Satani atarabakoze isoni. Bemereye kubaramira bataraba uruvugo. Wayikomeye amashima. Bemereye kubaramira Satani atarabihebesha. Bemereye kubaramira Satani atarabageraho ijambo. Sinzi kuntu ibi bintu biri kuza. Nabyanditse gusa ariko ubusobanuro bwabyo ntabwo nari mfite ariko uko nsomye kimwe ijuru riri kunsobanurira. Bemereye kubaramira Satani ataragira ibyo yangiza. Bemereye kubaramira Satani atarateza cyamunara. Bemereye kubaramira divorce itaraba. Bemereye. Reba ahantu Imana idutangiriye. Shitani yari yadusunitse ariko ukuboko kwiza k'Uwiteka. Akagambane kari kahagurutse ariko Uwiteka amadosiye yatangiriye ataragera kuri. Bemereye kubaramira. Uburwayi
uburwayi bwari bwaje, ariko Imana Imana yemeye kukuramira utararyama amezi mu bitaro. Bemereye kubaramira, bemereye kubaramira. Kuwa mbere nzabaramira, kuwa kabiri nzabaramira, kuwa gatatu nzabaramira, mu kwa munani nzabaramira, mu kwa cyenda nzabaramira. Ariko ntitwavuga ngo amen. Bemereye kubaramira. cya karindwi cya gatandatu, abakurakariye bose bagiye gukorwa n'isoni. Ababarakariye bose, ntabwo nirirwa ngisobanura. Abakurakariye bose, abakurakariye, reka nkagendane n'abakugisha impaka, bagiye kumera nk'ibitariho. hari imanza Imana ihagurutsemo. Imana ishimwe, n'utyo biri kuza. Hari imanza Imana ihagurutsemo, hari amakimbirane Imana ihagurutsemo, hari ibintu bidasobanutse Imana ihagurutsemo. Abakurakariye n'abakugisha impaka bazamera nk'ibitariho. Reka mabwire, iri jambo rimanutse nonaha. Imana igukuyeho impaka. 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 Abazihagurukije bose, nuko izo mpaka zahagurutse kose, bagiye kumera nk'ibitariho. Ababarakariye bose nabo bagisha impaka bazamera nk'ibitariho. Reka mbabwire, Imana idukuyeho impaka. Ku musozi Karumeli, ese arasenga koko? Ese ni Imana akorera? Ese koko afite amasezerano? Ese koko birabihe ari gucamo? Ese koko shyiraho impaka zawe, shyiraho impaka zanjye. Imana idukuyeho impaka. Ese koko nibyo? Koko se buriya bukwe buzaba? Koko se Imana irambwira ngo bambwire tariki 10 nje kubakura mu rujijo Satani yari yabashyizemo, nje kubakura mu karindagiza abadayimoni bari babashyizemo. cya karindwi nicyo twafatanyije n'icya gatandatu, abakugisha impaka bazamera nk'ibitariho. icya munani, abakurwanya bazahinduka ubusa imbere yawe. Abakurwanya bazahinduka ubusa imbere yawe. Mwumva ijambo Umwuka wera ambwiye. Imana irambwiye ngo buri wese n'urugamba yari ahagazemo ngiye kumurwanirira. Iri jambo rije nimo mvuga ngo irambwiye ngo buri wese n'urugamba ahagazemo umumbwire ngo nje kumurwanirira. Aya magambo nayabanyirayo, aya magambo nayabande yemwe, nayabanyirayo. Ibi byumvwa na nyirabyo, si ngombwa ngo ni rusange. Ibi byumvwa n'umuntu ufite urugamba arimo. Ibi byumvwa n'umuntu ufite impaka zimuriho. Ibi byumvwa n'umuntu ukeneye ko Imana iba mu ruhande rwe. Ibi irambwira ngo bene data, ubambwirire ngo buri wese urugamba yari ahagazemo ngiye kumurwanirira kandi ngiye kumutsindishiriza. Twakomera Imana amashyi. Ndebye uramwene data wicaye inyuma gira gutya mwene data inyuma ya Benoni, urebye inyuma nyine yiha icyubahiro n'amaboko yombi. Babwira ijambo rije, ndebye uramwene data. Irambwe ngo mbwirire abantu bose bari hano, twese uko turaha, ubambwirire ngo gahunda yanjye kuri bo ndacyayikomeje. Mwene da, nta cyahindutse, nta cyahindutse. Oya, gahunda yawe n'Imana iracyari yayindi. Kugirirwa neza, urugendo rw'umugisha, ibihugu by'amasezerano, ibintu byiza
ibyiza byose imana yavuganye nawe nta cyahindutse. Ibiriho ni intambara za satani, ariko umugambi w'Imana uracyakomeje. Ibiriho ni ugusaza imigeri kw'abadayimoni, ariko gahunda y'Imana. mu yandi magambo gahunda y'Imana iracyari mu biganza by'Uwiteka. Ibindi uri kubona, ibindi uri kureba, ibyavutse, amakuru yavutse, ibintu byaje, inkuru zacicikanye, biriya bintu byose uri kubona ni ibikangisho by'abadayimoni, ariko umugambi w'Imana uracyari wa wundi. Turashoje. Irakomeje yewe. Ibiriho ibintu uri kubona ubundi satani ari gusaza imigeri. Satani yasaze, abadayimoni basaze, satani yasaze, ibintu kandi uko bimeze kose taza kukibagirwa koga ko nanjye urugamba hagaze mu rwego rwose. Imana ishimwe. Nubwo kigeze kuvugwa urugamba uhagazemo n'urw'Uwiteka. Imana irambwira ngo tebuka, tabara abantu satani yabihebesheje. Tabara, bankirira aya makuru, kuko abantu satani yabashyize muri bwihebe iyo ngiyi inyuma. Ariko uyu mugoroba Yesaya 41 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa kangahe buriye? Si 13 twashoreje, kugeza 13 aya magambo yafati. Uwo muzingo w'igitabo wufati, nibiri buhaguruki, nibyo ari bugukangisha, umubwire ngo yatubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, ni koko nzajya ngira nte, nzajya nkuramira. Abakurwanya n'abaguhagurukiye bazamera nk'ibitariho. Kandi uyu mugoroba gahunda y'Imana iragize ute, iracyakomeje. Nimwakira amagambo y'Imana, nimwakira inkomezi z'Imana, nimwakira ibindi byiringiro, mukenyere kandi mukomeze, kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Imana ibarebe neza, ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.